hari uburyo bubiri There are two ways abantu bakira. where people can become wealthy. Uburyo bumwe One way is ni abakurikira iyo nzira ya Satani, there are those who follow the way of Satan, ariko ibamo amakondisiyo menshi. but it has many conditions. Uburyo bwa kabiri The second way ni abakeneye kugira amafaranga gusa ngo bubake ubwami bw'Imana. are those who want to possess money and build the kingdom of God. Gusa Only Imana ntishobora kuguha amafaranga yawe, God will not give you money for you alone. iguha amafaranga yo kubaka ubwami bwayo. He gives you money to build his kingdom. Gusa Only nushaka amafaranga yawe, if you want your money, umunsi wayagezeho the day you will possess your own money, uzapfa, you will kuko die. systeme iriya y'ikuzimu izakwica. Because the demonic system of the world will come for you. Ikizatuma ugira amafaranga ukarambuka baho ni igihe amafaranga atazakuyobora, wewe uzayayoboresha Imana mu bwami bw'Imana. You will live if you manage to govern money under God's directives. Abantu People ntibabyumva. do not Dufite understand this. abakristo